kera nzi ko barya inyama ibintu byubaka umubiri ari narimo n'inyama nzi ko iyo abantu bariye nk'inyama inyama zigenda zijya ku mpande nyine zigafata nko mu nda zigafata mu mbavu zigenda ziyomeka umuntu akubaka umubiri we bimeze gutya niko nari bizi. ndashaka ko ufata ibintu byose ndatangira ibintu byinshi ahubwo bitari ku murongo ni nabyo bishimisha abantu buri ubwo ndajya mpamagara chef kugira ngo cyane tutoranya mu byo turi bukoresha. Reka mubaze ibi bitunguru ko hariho nk'ukuntu ujya kubona ukakigura ubona ari kizima iki n'ibindi ni iby'umweru biterwa na nk'icyo ngicyo kirimo amazi ntabwo kiba gipfuye urumva ariko icyo usanzemo kirimo amazi cyane imbere ntabwo kiba ni sawa kuko hari igihe tuze kugura ibitunguru mfunguye gutya mbonamo amazi menshi cyane kandi ukabona ni kizima rero nuko byagenze tugeze iruhande rwa cari igiye kurane ndambura mpita nimfata ndishyushye cyane nkora pompaje naje bamanutsa nkaho ndi gatoya none maze gukora pompaje umubiri ushyushye cyane inyama zitangiye komoka zisore suko aka ngaka rero nako gahumura neza urakazi kararyohereye nta kintu na kimwe kinsharira ibintu byose iyo ngeze ku rutoryi rwa gatandatu nziza wakabaye ufite shokora zindi ziba zigize ariko akanga ushyizemo isukari cyane bisaba ahubwo nta kantu ko guhanaguza ndashaka guhanagura ngo kandi uze oya ako ngako uze aka gaserivisi bari ko duhanaguza aka kayesu y'ifese bari ko duhanaguza hanaguza aho inyuma yes kino gikoni kirimo n'amakara navuga ati abandi si bizabageraho ryari content z'ibintu ni byinshi ariko kugira ngo utangire ubwire umukobwa ngo avuge uburyo aryama n'umuhungu n'ibindi byose bishobora kuba bidafitiye inyungu abantu bazana content za attracting umuntu uwo ari we wese mbwira biriya bintu wowe ubibona gute biriya byo kuvuga ngo ukunaniramo none se hari umuntu wabishyizeho ubwo nyine turabiganira ntareba muri kamera nyine kutubwira twe turi gutegura twagiye nyine hari content z'ibiganiro izo ukabona aho kugira ngo umuntu abwire ikintu abantu gishobora kuba cyagira umumaro ahubwo akaba arimo abigisha uburyo ushobora kuryamana bashobora gukora ibintu runaka by'urukozasoni ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu bishobora kubaka sosiyete nyarwanda ni uburaya mbese nuko dufata nk'uburaya ariko abandi nabo usanga bari nko mu kazi ko kwiyamamaza kugira ngo bazagire abagabo benshi ariko nanone nzi ko hari amategeko abihana amategeko abihana ubundi ikintu kijyanye n'uburaya kubikorera kwa rubanda sinzi ko byaba ari ibintu bihesheje hanyuma biriya byantuze biriya izi ndirimbo z'abanzi z'ubibona gute indirimbo rero z'umuhanzi izi zigezweho ndavuga izi zigezweho za samoya ni bangubite buriya umuhanzi nabyita ko nta limiti nta mupaka uretse gato uracyaranga kuri nta mupaka bitandukanye he nyine na bariya bari kujya kuri YouTube bakamamaza uburaya ahantu bitandukaniye bikamubwira umuhanzi aririmba ikintu gishobora kuba kibaho mu buzima bwa buri munsi sibyo kandi kikaba cyagira abantu kigenerwa umugabo yagenerwa urukundo n'umugore ese umugabo yagenerwa uburaya cyangwa umugore yagenerwa uburaya byo kuri YouTube ahantu bitangiye umuhanzi ashobora kuririmba kugira ngo indirimbo zigira abantu zigenerwa urugero niba ari umugabo watratinga umugore we bibeho ko urwo rukundo rugomba kuza hagati yabo wowe uri kuvuga indirimbo muri rusange z'urukundo fata iyi ndirimbo ya Bruce Melody yitwa Samoya warayumvise warayibonye video n'amagambo arimo byose nta kintu bitwaye nyine ko ari Samoya
umukobwa nataha aramwakiriza sosiso reka nkubwire wowe atabyumva wumva nta nubwo ari ukugura inzira cyangwa ariko ibyo byose uwo ari we wese none reka dufate iriya ndirimbo ya mikoro warayumvise n'amagambo arayumvise cyane rwose kuko hari ahantu basa nk'abashaka gushyiramo logike ariko fata mikorofone ngo ayishyire ngo kuri mpande eshatu iyo mpande eshatu ni iki ni ukuvuga ngo kuri mpande eshatu ngiye numvishe ibintu byinshi bitandukanye reba mikoro ifite ukuntu ihagarara gutya ifite amaguru atatu nyine yishyire kuri mpande eshatu uri kubyumva ni kuri ya maguru atatu ihagararaho umuhanzi aririmba ariko mu buryo none se iyo bivuga ari kubwira umukobwa we n'umusheri we noneho na yasa ni ukuvuga ngo ibyo bintu bigomba kubamo byo reka mubwire hari ikintu kivamo kugira ngo ibintu biryohe wenda indirimbo iranasohoka da yasoze ifite umusoro winjirije igihugu urumva hari ibintu biba bifite inyungu ese kandi umumaro biraza kuri gutanga ku bwanjye utumvisha indirimbo nk'iyo hari ibihe bigeramo ukaba ukeneye ko uwo musheri wawe muyumvana noneho barangiza ugasanga aya mawada ari kuza nyine igare bararihemba ahubwo ntakubeshye ahubwo igare izahora iri iya mbere turabasuje mwese turabasuje mwese hano ni mu gikoni cya resitora yitwa mu mutuzo resto dukoreye igikondo sejemo naho abantu batubona nabonye hegereye kuri muze kuri SF hegeranye hamwe na SF karibu rero kuri buri muntu wese dutekera amafunction n'ibindi byose birthday cake wedding cake twigisha no guteka njye nibyo nize muri secondaire even na university nibyo byo guteka nize nsanzwe nkora amwe mu mahoteli hano mu Rwanda atari ngombwa kwirirwa umuntu aravuga hano rero turi mu mutuzo resto mu gikoni cyaho twabonye abashyitsi rero tugiye kubigisha uburyo umuntu yategura akadishi koroheje ariko mu rugo n'abandi mu rugo pana nkunda kuvuga ntibazayabumva ko ari byo hirya muri hoteli gusa mu rugo nawe ukaba wakwicara ukagategura n'ahari wose wakarebye kuri wenda ahantu baragacisha wakarebye cyane ko ndi kubona ibintu biri hano ni ibintu bisanzwe dufite mu rugo ni ibintu biba biri simple ahubwo niko abantu baba batabizi kubikora iyo ugeze mu gikoni rero murabona mfite ga cyangwa gloves mu cyongereza ga zawe urazambara neza amaze kuzambara buriya twebwe twakinye mbere niyo kumva nubishe ga zawe ukazambura neza as well as possible izi ga ni zo gutuma nyine umuntu wambaye tunari mu buryo bwo kwirinda ariko no mu gikoni kurinda ibyo ugiye gufata touching yawe n'ibiryo mbese kugira bitaba contamine ndikwibaza iyo umuntu afite inzara iyi niyo mpamvu zambaye kugira ya myanda iba mu nzara zo ubwazo ntabwo zishobora kuyica niyo wambara izindi ukubona ko dufite n'izindi ariko biba binari kugira nk'umuntu ufite inzara ubundi mu gikoni ntabwo tuba tuzemerewe niko bagiye kubigisha ariko inzara ubundi tuzikuraho ariko iyo uzifite ushobora gushyiraho gloves neza hari igihe umumama aba ashaka kubyigaho kandi atari umwuga we wa buri munsi ariko cyangwa wenda anikundira n'inzara cyangwa yikundira n'inzara ntabwo wazimubuza ariko kandi ugiye kumwigisha wenda ariko umva ko ari waje kwiga cyane akaba ari tujyamo dushobora kwanduza bamwe baba baragize ukambaraga niba ugiye gukora amasalade ukambara gloves wumvishe mbese riba n'itegeko kugira ibintu ugiye gutegura bitaba kontamine nawe utabyanduza ni kabuhariwe zo muri cuisine zino mu gikoni nta kibazo noneho tugiye gutangira rero n'ibintu tugiye turabanza kuri tugiye yes ni dish ni mu bwoko iyo tuvuze ngo ni dish runaka ni mu bwoko bw'ikintu runaka tugiye ubundi iyo ugiye guteka mu gikoni uri umushefu ugomba kumekinga sure ko ibiryo byawe birimo groupe eshatu urumva z'ibyo kurya nyine hari ibice bitatu habamo aliment énergétique umwe bazi ibyo bintu by'igifaransa aliment protecteur na constricteur sibyo donc ibyubaka umubiri biwurinda
ndetse ibyubaka umubiri ibirinda n'ibyongera vitamine ibyubaka umubiri ibirindira indwara n'ibitera imbaraga noneho yes lepo yawe bigomba kuba irimo ibyo bice bitatu ubwo none tugiye no kubigira noneho hano aya makaroni ubundi ari mu bintu bya fata makaroni noneho amakaroni aya makaroni rero kuma tumaze gusobanura ko ibyo ndemubiriza butumwa ngiye amakaroni noneho aya makaroni muri za groupe zacu koresha urumva aliment energetique yano twabona nko muri energetique kuko yaba ubwo ni jambo umuceri kawunga ibijumba ibinyampeke mbese amaseke ibifite starches n'amafufu umuntu aramba akomera zaka urumuri rwakere kuno bafata umutsima w'amasaka ibintu nk'ibyo abantu b'iki basigaye birira ubugari abantu bakera babaga bakomesheje n'umushaka ry'umutsima akagenda agahinga ikivi cyose kikagira aya makaroni rero kumva yari mu bwoko noneho inkoko kora inkoko yego ngafate inkoko iri muri byubaka umubiri umushe cyane nzi ko barya inyama noneho yajya mu nda ikagenda yiyomeka nkabona umuntu yariye inyama nyinshi ugenda nyine wo muri ahantu hose ibintu byubaka umubiri harimo n'inyama neza ko iyo abantu bariye nk'inyama zigenda zijya ku mpande nyine zigafata nko mu nda zigafata mu mbavu zigagenda ziyomeka umuntu akubaka umubiri we bimeze gutya niko nari bizi barutana umuntu yajya yimashina kera nyine wakumva nk'umuntu na radiyo ivuga ukagira ngo umuntu arabazisaturaga urebye iriya ngo nk'iyo bari kwerekana ngo apare circulatoire cyangwa nk'iyo bakwereka ngo estomac mu nda uko digestif ishobora gufata igifu kigasya ibintu les déchets zikagira aho zigana na vitamine zikomeza mu mubiri nta hantu bihurira nyine gene nzi ko umuntu ari inyama zigenda nyine igenda uko wayiriye ikagenda ikiyomeka nyine umubiri uba umeze nk'imashini ugenda ukuramo nutrient content iki ni ikiro urumva kino ntabwo kiri munsi y'ikiro kiri munsi y'ikiro ntabwo yaba ari irobo yaba ari nkeya iri hagati no hagati kuko inyama zacu tuba zifite noneho